Yego reka nizere ko mumeze neza bakunzi ba Nino TV. Nanone turagarutse muri studio kama kawaida kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho, radari zose, ni ukuvuga ngo ibikoresho byacu byose by'itumanaho byose twabyerekeje muri akise ya Minembwe. Tuje kubabwira rero tubazana icyo bita ripoti ya risasi na majeruhi, casualty and arm report. Ibyo byose biraje. Umusirikare ufite ipeti rya majoro yihishe mu murima w'ubunyobwa cyangwa se yihishe mu mikenke biranga. Intare za Sarambwe zari zamaze kuri Mutamika, amaze gucakirwa amatekwa rwa Mikono sasa hivi. Ni umusirikare rero, ni umusirikare ukomeye ngo wari muri bamwe ngo azafunga sefu ngo umunyamurenge wa nyuma ngo rwose ngo yamaze kumuminura ngo mikenke yamaje kuyigarurira. Intare ziramuriye amadubu nuko akora, amujyanye icyo bita daridari. Turaza kureba rero aduyi wateye hariya, imirwano imeze ite, drone ni nyinshi. Mu by'ukuri ku mirongo y'urugamba urabona ko ikibuga cyanyereye. Fred Kaniki yavuze ngo abari kurota Minembwe, abari kurota ngo gufata Minembwe ngo barasinziriye nibabyuke, ntibizashoboka. ntawe uzatwimura Minembwe. ni ukuvuga ngo hariya FARDC irashaka Minembwe, M23 twirwaneho baravuga ngo hamuta weza. Ibitero by'indege ni urusaku rwinshi mu kirere. Mu by'ukuri turaza no kujya muri akise ya Masisi aho bita Tuonane ndetse na Muhahirwa. M23 yaharashe aduye arajengwa ajya bibatama kwa Kigingi, yongera yikorera icyo bita arigarukira yisubira muri Leoneze za Gasenyi. Bivuze ko rero menya bashakaga gucekinga aduye ngo barebe uko ameze. Turaza kubigarukaho byose rero. Mu by'ukuri ntabwo mbatindira, ndi kumwe n'umunywanyi Machachari. Habari za muda huyu? Hari ni nzuri ndugu yangu, hari ni nzuri kabisa, bimeze neza, turashima Imana mwana ndake. Nta kibazo, ndetse twizere ko n'abakunzi mu by'ukuri bamaze kuba batwakira kuri update tuba tugenda tubagezaho isaha ku yindi umunota ku wundi. Hari ni chari kwako? Poa kabisa, hakuna shida. Aha, yego. Machacha rero, update zihari, ngewe nshaka uhite witsa kuri Minembwe. Noneho abantu dukeneye abantu bakeneye inkuru nziza isohotse. Uyu musirikare special force Hibu ufite ipeti rya majoro umaze gufatwa agerageza kwihisha mu murima wo Mukenke, ariko amadubu n'intare bakamusosoramo. Unatubwire aba basirikare b'u Burundi bari kwicirwa n'inzara muri Ruhinamavi nyuma yuko bageze kuri ako gatopu bagacukuramo indake, ariko amadubu nabo arabagota, yababujije kujya kunyara, yababujije kujya kuvoma, yababujije ravitayoma. Situation imeze ite Mikenke mwana wa mama? Ese aduyi yaturutse mu yahe marembo? Urugamba ruhinaniye he? Rakoze cyane mwana ndake. Abakunzi bacu bazi neza cyane ko urugamba ruri hano mu Minembwe rwa urugamba rwateguwe. Ni urugamba rwateguwe cyane ko nyuma yuko barabyibuka neza ko iyi Mikenke yari yafashwe. Nyuma yuko Mikenke ifashwe haza kuba rampa zidasanzwe, navuga ko arizo ku rwego rwo hejuru. Biza kuba ngombwa ko bakora ibishoboka ibyo ari byo byose, ndetse babanza bataka na Mikenke. Intare za Sarambwe MRDP twirwanaho bakirimo, bazi neza ko bagabye ibitero Karingi, Gakenke, Bidegu, ndetse baradivansinga yemwe bagera n'Irundu. Birumvikana niko situation yari imeze, ni imirwano idasanzwe. Gusa inkuru nziza nk'uko wari ubigarutseho mbere yuko twinjira kuri detaye, uyu ni umusirikare ufashwe imbumbe mwana ndake. Afatwa imbumbe ndetse yamaze kuraswa, ariko bidakomeye cyane, bigaragara ko akiri muzima mu buryo bwose bushoboka. Ariko yafashwe, ndetse yafashwe nyuma yuko yashakaga gupenetra, ngo niwe wari wafashe
ni komanda kompanyi, byumvikane neza, ayoboye kampani kandi ntabwo ari kampani ya infantry isanzwe, ni kampani ya special force hibu. byumvikane neza cyane ko aba ari umusirikare ukomeye uyobora ingabo zidasanzwe, kandi abakunzi bacu mwana ndake bajye bamenya ko nibabona umusirikare w'umuhibu buriya buryo aba yambaye, hari amakuru atugera tubwira ko buriya uko aba yambaye kuva ku gikoresho, kuva ku nzara z'ibirenge kugera ku musatsi, aba yambaye hafi $10,000 by'idolari. urumva agaciro aba ahagaze umuhibu umwe mu basirikare ba Kongo ukuntu aba ahagaze. ikindi wenda ashobora kugarukaho ndimo ndagaragaza imigozi y'amakurodirete arayifunze ku itako ndetse n'ahangaha ku maboko byose, na za ryatumanaho rigezweho ararifite neza cyane, kandi yari umwe uyoboye kampani. birumvikana neza umuntu uyoboye kompanyi ni umusirikare ukomeye cyane, aruzuye. special force hibu niwe wari wahawe mission yo gupenetra akagera mu ba mbere kuri aerodrome ya hariya Madegu, hariya ku kibuga kikara kabuga k'indege, akaba ruhagera bwa mbere. urumva ko rero uburyo yari yagerageje gupenetra ntabwo byamuhiriye, kuko hari ikibambasi cyangwa se urukuta cyangwa se icyo nshobora kwita ni ukuvuga ngo barafunze. MRDP twirwaneho AFC mu 23 barafunze, baravuze bati ntabwo bikunda. yego muri hafi, muri axe ziri strategique zishobora kubaperimeta kwinjira muri Minembwe nk'uko mwatangiye munayigamba, ariko murajya muyirebera hafi, muyifotore, muyizuminge. barimo barabikora mwana ndake, barimo barafata Minembwe kabisa, bakayifotora bakayizuminga neza vuba ati ngahariya, ariko kugira ngo bambuke bayikandagiremo cyabaye ikibazo. urumva ko kugira ngo bayigeremo batangiye guterurwa imbumbe. uyu rero yafashwe, ariko kandi biravugwa ko yafatanywe n'abasirikare bageze muri 4 mu bari bamurindiye umutekano, ariko abandi birumvikana uko byagenze. urumva barashwe. urumva ko ni ripoti mu by'ukuri dushobora kuza kugarukaho, ndetse inaremereye tugaruka no ku mazina y'uyu musirikare, dore ko ubu ngubu nk'uko mwana ndacyo bizi amazina ndetse na buri kimwe cyose bitajya bihita bitangazwa, haba hari ibigomba kubaza byakorwa ndetse akanabazwa, ubundi tukabona tukamenya buri kamwe kose. uyu ni inkuru nziza rero, umwe mu bari bafite objectif yo kudestabiliza abaturage bahangaha Minembwe wamaze kubatabwa muri yombi. tuzamutse gato Ruhina Mavi mwana ndakeho, biravugwa ko abasirikare batangiye gususumira bitewe n'icyitwa inzara. n'abasirikare biganjemo special force hibu ndetse na bamwe mu basirikare b'abarundi. biravugwa ko rero abasirikare ngo bafite inzara idasanzwe mwana ndake, ngo kubera ko uyu ni umunsi wa 3 ntacyo kurya ntacyo kunywa, ndetse yemwe na ramforo ya munition bayibimye. ubwo abo mvuga bayibimye ni MRDP twirwaneho yababujije inzira yo gusohoka, yemwe bikaba binagoranye kugira ngo bana advancing. aba nibo bagabaga ibitero bakongera bakagaruka, ubundi bagasubira mu myobo mu ma communication bari baracukuye hariya kuri Ruhina Mavi. abangaba rero ngo cyabaye ikibazo gikomeye cyane mwana ndake, kuko aba ngo ni ibyago bidasanzwe, kuko inzira bafite ni iyo kwinjira mu ishyamba rya Mukoko cyangwa se ahitwa Mutunda, ubundi bakanyura muri iryo shyamba, ariko ngo naho inzira bayibimye ntayo bafite. ubu bari mu mwobo, ntacyo kurya ntacyo kunywa. byinshi mu by'ukuri kuri abasirikare dushobora kuza kubaripotinga babafashe cyangwa se bamanitse amaboko, kuko nta kindi kintu bashobora kuza gukora, cyane cyane ko na munition iri kugenda ibashirana. akaba ari nayo mpamvu bakoreshaga cyane cyane sharing, barasa imbunda ziremereye. ndavuga bari inyuma yabo kubakorera backup kugira ngo barebe niba byabakundira ko babatabara mwana ndake. n'ubundi wa mugani w'imvugo ya bamwe na bamwe byananiranye, ni ukuvuga ngo isosi yaguye mwinshi ku ruhande rwa Kirombo ndetse n'Akagara muri rusange. amakuru rero aremeza ko ngo nyuma y'uko n'ubundi umusada w'ingabo za M23 waje kabisa, ngo abahungu bagafunga neza, urumana n'indake akarumana n'indake, buri wese yahawe misiyo yo gucunga irembo rye. Haduyi waturutse, ni ukuvuga ngo Haduyi w'Irundu yakubiswe, ni ukuvuga ngo ahantu bari ku Haduyi
ubu ni ukuvuga ngo intambara iri madegu ikaba irimo iyi ruhinamavi, ariko ngo aduyi waturutse za ntuze yakubiswe ngo yerekeza za karingi, aduyi waturutse gakenke ngo nawe yakubiswe, kugeza ubwo rero mu by'ukuri bwana Machachari ubona ko Minembwe ku kibi n'ikiza igomba kuba sekiwa. M23 iri gukoresha imbaraga nyinshi, mu gihe abasirikare b'abarundi nabo bayishegeye. ni ukuvuga ngo icyo bita hariya harimo haraba icyo bita vuta ni kuvute gra. Yes, ni moto kuri njanja niko bimeze, cyane cyane ko byagaragaraga mwana ndake yuko iyi Minembwe yo hatari kugira igikorwa yari mu kaga twagiye tubigarukaho kenshi, tuvuga tuti iyi Minembwe iri mu kaga, irazungurutswe na n'ubu nuko, ariko mu by'ukuri haragaragara yuko hari amaraso mashya cyane cyane yamaze kugera hariya ku mirongo. Afande Charles yavuze ati ngewe iyi Minembwe murayinjiramo, ariko nimunayigeramo nta n'umwe uri buyisohokemo. Niyo mpamvu bamwe mu bari bayoboye ayo ma operation bakomeje batangiye kugenda batabwa muri yombi. Urumva ko nkuko rubigarutseho umurundi cyangwa se umudede yari yateze bikomeye, kubera ko yari yazamutse ku bwinshi. Urabyibuka ntuza Mikenke ifatwa, icyabaye yabaye panike iri generale cyane cyane muri kiriya gihugu cy'u Burundi, kuko bavugaga ko bamaze kubakatinga bagiye kubakura poezero, ubundi bikarangira bamanutse kwa Murima bajya Baraka. Cyari ikibazo gikomeye cyane, Uburundi bwumva ko birangiye nta gisigaye, bakoresha ibishoboka special forces z'u Burundi, yemwe n'abasirikare bamwe mu bashinzwe kurinda umutekano wa perezida w'igihugu, ubwo ndavuga Neva. Abangaba nabo ku buryo ki bari bageze ku rugamba, abangaba rero baraje nibo bari bakoze buriya buryo bwo kwinjira muri Minembwe, ariko biragaragara ko batangije gutakaza icyizere, kubera ko uyu ni umunsi wa gatatu mu by'ukuri byababereye ikibazo. Hari amakuru atugera akatubwira ko bamaze gutakaza ku urwego rukomeye, aho ubwo naganiraga n'umuvandimwe uherereye hakurya mu gihugu cy'u Burundi avuga ko ngo barimo baravuga imibare miremire y'abasirikare bakomeje kugwa hariya muri biriya bice, ndetse n'imirambo yabo ntiboneke. Birumvikana ko MRDP twirwana ihagaze gitwari, ndetse bakaba bari kurinda iyi Minembwe mwana ndake. Ariko tumanutse gato tukajya muri groupe ya Bijombo, kuko nayo birumvikana n'icyerekezo hariya naho hari ingabo za MRDP twirwaneho, ndetse na FCM 23 cyane cyane abasirikare bayobowe na Colonel Mitabu hariya muri Bijombo. Uyu we yaravuze ati ahangaha ni ku butaka bw'abasogokuru, ahangaha ni iwacu, ahaho ntabwo bishobora gukunda. Nyuma yo kubambura Muramvya akabambura ndetse na Mitamba, hanyuma bose bagakunkumuka cyangwa se bakamanuka berekeza Kirungwa. Ubu haravugwa ramforongo zidasanzwe z'u Burundi zamaze kuba zerekezwa hariya Kirungwa, kugira ngo barebe niba bashobora gupusa iyo advance cyangwa se uko kwinjira uko kumanuka, kuko urabona ko ni mu buryo bworoshye uvirayo byanga bikunzeyo. Nayo yari mu kaga. Ndakeka amaudio abakunzi bacu bagiye bayumva hirya no hino, bumva ukuntu koalisiyo irimo itabaza cyane cyane hariya mu Biziba, bavuga bati ati hano turi Biziba, ariko aduyi yadutombokanya, ati tumereye nabi, ati amura yose yayifashe, ati twareta uburyo dutabara kugira ngo dufate wenda ni box nimwe y'amasasu, ati nabyo byatunaniye. Mwana ndake rero ukabona ko nacyo ni ikibazo. Uyu munsi hariya ho hasa nk'ahiriwe agakarume kari prekere cyangwa se agatekano, kuko nta masasu yahumvikanye. Ku ruhande rwa leta rurimo ruritegura kugira ngo rurebe niba rwagaba igitero kuri Mitamba. Gusa benshi bakavuga ko nibagaba igitero Mitamba ibya Kirungwa biraba birangiye, n'ubundi Uvira abasore bakayiserukana ishema mwana ndake. Abantu rero baravuga ngo Afande General Makenga nakora icyo bita surprise. Fred Kaniki amaze kuvuga ko Minembwe itagomba gufatwa, kandi ko bahari kugira ngo barwane ku baturage. Ubyakiriye ute? Yes, urakoze cyane. Mbyakiriye nk'undi mupatriote uwo ari we wese ukunda ureba akarengana abaturage bo mu Minembwe bafite.
ndetse n'indi mihana yose yatwitswe, ukaba uzi neza ko yaba izo za Gakenke, izo za Mikenke, za Irundu, zose murabizi ko zagiye zitwikwa, abaturage zikaraswa cyane, abaturage bose bagahungira, nta handi bagiye bahungira Minembwe centre. Rero kumva ko n'iriya Minembwe nayo objectif ari ukuyisenya ikavaho. Dr Freddy Kaniki nta kindi mu by'ukuri nk'umuyobozi wa MRDP twirwaneho, ndetse akaba n'umuyobozi umuhuzabikorwa wungirije wa AFCM 23, nta kindi kigomba gukorwa uretse kuvuga ko iyi Minembwe itagomba gufatwa. Ibi rero ikindi navuga ko umusirikare uwo ari we wese waba uwo muri MRDP twirwaneho ndetse n'umuturage wahariya hejuru mu Minembwe, yemwe n'abatuye hanze cyane cyane abadukurikira, bumve ko ikibazo cya Minembwe nubwo hagoswe, nubwo bimeze bite, biri mu gitekerezo cya coordinateur militaire cyangwa se umuyobozi wa gisirikare ariwe Afande Sultan Makenga, yuko hagomba gukorwa igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo iyi Minembwe itinjirwamo. Birumvikana rero iyo Freddy Kaniki avuze, ni Colonel Nango ubuvuze, ni Bertrand Bisimwa ubuvuze, ni Afande Sultan Makenga ubuvuze, ubwo ngubwo twizere ko hagiye gukorwa ibishoboka ibyo ari byo byose, ndetse n'iriya panike iri hafi igakurwaho, iriya sabotage iri hafi igakurwaho, hanyuma abaturage ba Minembwe bakongera bagahumeka, bakongera bakaryama bagatuza. Ariko cyane cyane hagakorwa ikitwa gufata Uvira. Iki cyo kirakenewe, kabone nubwo bayivuyemo bari bayifashe bitewe na pression internationale, ariko iramutse ifashwe urumva ko cyaba ari ikintu kiza cyakongera gusubiza icyizere mu baturage bari muri biriya bice manangaye. Abantu bari kuvuga ko ngo M23 itari kubatabara, wababwira iki? Ntabwo buriya inkono ihira igihe, babyumve neza, inkono ihira igihe, kandi gutabarwa kose kurahari. Hari force za M23 ziri kurwana mu buryo bwose bushoboka, ndetse hari n'abandi barimo barajyayo umunota ku wundi, hagakorwa n'abari kurwana bafite ibikoresho, bafite, hari abana hariya, hari force zasimbuye za Gakufe, hari force nyinshi cyane, niyo mpamvu ubona barakorera hamwe. High command nimwe, rwose abantu mureke gutekereza ibintu byinshi. AFC M23 twirwaneho ndetse intare n'amadubu barimo barakorera hamwe. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bari gukora as a team, niba bagize intsinzi barayigirira hamwe, ariko niba bakubitirwe hamwe. Urabizi ko twavugaga ko Rubaya igiye gufatwa, ukibaza ukuntu Abdul yavuye, yamanutse za Bitoyi, akaza agafata Mitimingi, akaza akamanuka Muturirwa, akaza akinjira muri centre ya Gatoyi, akazamuka za Gasenyi, akaza Kawere, akaza Kavuta, tukisanga ageze Kibabi, birometero bike na Rubaya. Wumvisha ibyo abantu twaribazaga ngo M23 iri hehe cyane kabisa, ibyo twarabyibazaga. Ubwo rero ibyo byose ni ukuvuga ngo, ariko igisubizo cyarabonetse. Ni ukuvuga ngo rero buriya ngo uwitarakaranga ngo ibimushakira ibirungo, ni amadubu rero ari mu kazi, M23 iri mu kazi. Tubiha umwanya bakora akazi batuje, kuko bararwana n'abantu benshi hariya. Hashobora gutakaza ibice ukumva ngo basubiye inyuma, Gakenke bayitakaje, babadoginze, babambukana umugezi babambukana uriya mugezi, haryo mugezi bawita gute, babambukana Rwiko, barabazamukana Ruhinamavi, babisanga ku Gatopu. Nukuvuga ngo Kisekedi arakoresha indege nyinshi hariya zimeze nk'ibivumvuri. Ahubwo aba bahungu mu basengere, afite umutima ukomeye, n'abahungu, nukuvuga ngo n'abahungu biyemeje gupfira abantu kugira ngo mubeho, kugira tubeho, kugira wowe ubeho, kugira ngembeho, kugira gute, ubwo abantu bagire gute, babasengere. Muri Masisi rero gatoya Macacari, nuko Afanderi Masiri, ubwo ni Major Justin yakoze operation ni nka patrouille de combat, aho yagiye akarasa Muhahirwa, akarasa Tonane, aduye akavamo akagengo akajya bibatama, ariko arongera yigarukira za Gasenyi. Urumva ko nubundi yashakaga gusuzuma ngo aduye uri hari yanganate, aduye uri hari yamezate. Mu by'ukuri rero na masasu yavugiye muri Masisi.
twagarutse ku gukozanyaho za hombo mu gitondo. Ibindi rero turakomeza tubakurikiranire update ni kuri hano Nino TV, tubaha amakuru rwose atariho ivumbi, tubahate video zitariho ivumbi, buri kimwe cyose kitariho ivumbi. Rwose ndabakunda cyane ku giti cyanjye nka Mwana Ndaki, ariko na Macacari arabakunda cyane. Macaca zinga kamera dutahe. urakoze cyane, ndagushimiye Mwana Ndaki, n'abakunzi bacu bakomeze batube hafi kabisa, natwe tuzababa hafi nta kibazo.